Yes, LC Sports, the home of European sports news, transfer stock, transfer center, transfer nyinshi. Romano, icyo tubwira kuri Matheus Fernandes. Ati, West Ham will sell Matheus Fernandes to the highest bidder and are not favoring any specific club with an initial asking price of around 85 million pounds, 100 million euros. Akakano mukumve neza. West Ham will sell Matheus Fernandes to the highest bidder and are not favoring any specific club with an initial asking price around 85 million pounds. Ekipe ya West Ham ntabwo ifite ekipe nimwe donc ivuga ngo iyi niyo dushaka guha Matheus Fernandes. Oya, iyo irifuza ekipe itanga amafaranga menshi kuri uyu mukinnyi wabo w'umunyaportugal ufite imyaka 21 Matheus Fernandes. Ngo nta ekipe nyine ivuga ngo niyo dushaka kumuha. Oya, ikintu cya mbere ishaka na amafaranga menshi. Nabigarutseho ekipe ya West Ham nyuma yo kwiba relegated iri oblige yo kwinjiza byibuze miliyoni 150 z'amapaundi. Bivuga ngo niyo mpamvu uri kubona abakinnyi bayo uretse Matheus Fernandes, uri kubona Crescencio Samavinho, Matheus Fernandes nuri kugarukaho cyane muri iyi minsi nowadays bitewe n'uburyo ama equipe ari interested. Hari ama equipe akomeye, Man U, equipe ya Real Madrid yavuzwemo, akakanya equipe ya Tottenham Hotspur nayo amakuru ari nuko yamaze kwinjira muri deal ye. Hanyuma hano niho Fabrizio Romano ahita kubwirira ati ntabwo iyi equipe ya West Ham ivuga ngo turamuha uyu mukinnyi wacu turamuha iyi equipe. Oya, ahubwo izana menshi, iyishyura menshi afatika niri buze kwihabwa Matheus Fernandes, nkuko Fabrizio Romano abitubwiye neza cyane yo transfer expert. Akanatubwira ko initial asking price ni miliyoni 45 z'amapaundi, ntabwo iragabanya kuri Matheus Fernandes ekipe ya West Ham. Hanyuma hano agakomeza kubwira ati Manchester United have been in talks with the player's agent for some time, maintain direct contact with West Ham and are actively working hard on the deal, while Tottenham are also pushing seriously. Tottenham Hotspur nyuma kikomanza kuri Sandro Tonali muri equipe ya Newcastle, nawe equipe ya Man U yashakaga akakanya irongeye isanga Man U kuri deal yindi iriho ya Matheus Fernandes. Romano akakubwira ko ekipe ya Man U donc iri active, ntabwo nyine nta munsi nyine unyuramo hatabaye ikintu gisa naho cyatuma Matheus Fernandes ayizamo. Harimo kuganira na representatives ibe, agent iwe, harimo no kuganira na ekipe ya West Ham. Gusa ekipe ya Tottenham hano Fabrizio Romano on his YouTube channel ati Tottenham are also pushing seriously. Tottenham Hotspur nayo iri gushyiramo imbaraga ndetse iri so serious kuri deal. Hanyuma ahangaha niho akomeza kubwira ati the rumors claiming the move is done with Spurs or off with United is not true. Amakuru avuga ko transfer yamaze kurangira haba muri ekipe ya Tottenham cyangwa se muri ekipe ya Man U, ayo makuru ntabwo ariyo, ahubwo ushaka kwibaza uti bimeze bite. Nibyo adusobanurira ati the situation remains open with the club offering the best overall package. Fee plus sporting project is likely to succeed, though the player's personal preferences such as contract and Champions League football could play a role. Situation uko nimeze ati iracyari open, a deal iri open. Gusa ekipe izatanga ubusabe bwiza bwumvikana burimo ayo masezerano agomba guhabwa, birimo projet kuvuga ngo turibuze gukina Champions League. Wenda of course equipe ya Man U murabizi ko iri muri Champions League bitandukanye na Tottenham Hotspur yo iri mina Rwanda relegation zone last season. Ati nabyo bizagira uruhare, ariko nanone ukanamenya ko ekipe nanone igomba kuza yishyura byinshi ari ekipe ya West Ham ivuga iti turibuze kuba tuguha Matheus Fernandes. Tottenham Hotspur iri muri deal, gusa icyitwa financial
situation financial status ekipe ya Man U iri tayari, icyitwa sporting project ekipe ya Man U iri tayari, bitandukanye na ekipe ya Tottenham Hotspur. Of course ekipe ya Tottenham Hotspur ishobora kuba yaba tayari cyane mu buryo buri financial kuko Enic family n'abantu bafite amafaranga, kandi ekipe ya Tottenham Hotspur tuyibonye spendinga cyane muri mu myaka ishize, bivuga ngo ko yatanga amafaranga nayo si ikibazo, ariko noneho sporting project ese ekipe iribuze kubibwira umukinnyi iti turi gushaka ibikombe, turi gukina amarushanwa akomeye cyane ni iyihe. Hanyuma ahangaha icyo wamenye cyo nuko iyo ugiye mu kinyamakuru Manchester Evening News barakubwira bati West Ham's 85 million pounds valuation has been constant for weeks, while multiple reports suggest United have no intention of immediately meeting that figure. Ekipe ya West Ham iracyaholdinga kuri miliyoni 45 z'amapaundi. Sources ziri close kuri ekipe ya Man U aba insider bakakubwira ko ekipe ntabwo iribuze guhita imatching iyo figure, donc ayo mafaranga. Hano bakakubwira muri aya magambo bati their expected opening bid remains closer to 60 or 65 million mark. Opening bid ya Man U still ni miliyoni 60 z'amapaundi kuri miliyoni 65 z'amapaundi kuri Matheus Fernandes. Hanyuma ahanga niho hahita haziramo Tottenham Hotspur nayo bati Tottenham entering the race changes one thing, which is leverage. Ekipe ya Tottenham Hotspur ikintu ibikora ekipe ya Man U muri transfer buriya iyo uri ku mukinnyi bisa nkaho ari wowe wenyine, andi ma ekipe atari seriously interested, donc hatarimo icyo twita bidding wall, biguha uburyo bwo kuba wabona uwo mukinnyi udahenzwe. Ariko iyo hajemo indi ekipe nuvuga ngo ekipe uwo mukinnyi basanzwemo biba bigaragara nyine ko ari imari ya hatari cyane, ari deal, ari imari ishyushye nyine kuri level yuko yifuzwa n'ama ekipe menshi. Igita kibariraho ngaho ekipe yararimo ihita ipandisha itizamura nyine amafaranga yifuzaga. Nibyo hano bakubwira bati ikintu Tottenham Hotspur ikoze kuri iyi transfer ni ugutuma noneho ekipe ya West Ham igorana cyane, ndetse ku buryo iyi deal ishobora no kuza kuba yafata iminsi, kuko ekipe ya Man U nayo nta intention ifite yo kuza guhita itanga ibyo West Ham yifuza. Hano bakakubwira bati the encouraging part of United is that discussions with the players camp have reportedly been ongoing for months, and several reports still indicate Fernandes prefers Old Trafford. Donc ekipe ya Man U kuba report nyinshi cyane zivuga ko uyu mukinnyi arahana nawe ashaka kujya kuba yakina, ndetse no kuba ari umukinnyi waganiriye na ekipe ya Man U byigiye kirekire bitandukanye na ekipe ya Tottenham Hotspur. Hano nibyo bakubwira bati nicyo gishobora kuza kuyishyira mu mwanya mwiza, muri position nziza yo ko yabona Matheus Fernandes. Donc bikaba byaba bitandukanye na ekipe ya Tottenham Hotspur. Gusa hano bakakubwira bati but this is where the situation becomes uncomfortable. Ineos have spent the weeks this summer proving that they won't overpay. Donc ekipe ya Man U, kimwe mu byo tubonye muri ibi byumweru nuko Ineos ba nyiri ekipe ya Man U bashinzwe football operations bafatanyije na Grace Family, Ineos ya Sir Jimmy Ratcliffe, kimwe mu byo yagize clear cyangwa se yerekanye muri ibi byumweru tubonye ni ekipe ya Man U itazakora overspending cyangwa se kwishyura amafaranga menshi, gutanga byinshi ku bakinnyi. Donc ntabwo ariko ekipe ya Man U imeze, ndetse strategy yabo hakubwira bati walking away from expensive deals have become part of their strategy. The problem is that elite young Premier League midfielders rarely become cheaper once multiple clubs enter the race. Wanti nyine gupulling out cyangwa se kuva muri deal ni bimwe mu byo bakunze gukora Ineos. Donc mu gihe wona umukinnyi nyine ahenze, gusa nyine nanone ukanamenya ko abakinnyi nyine mu mediateri mwiza ukiri muto ufite experience yo mu Bwongereza, team asanzwemo iba yihagazeho cyane, irahenda cyane. Wo bita Matheus Fernandes rero akaba umukinnyi bigaragara ko iyi deal ye hajemo akubita kabirantega bitewe na Tottenham Hotspur yigezemo yinjiyemo, bituma ekipe ya West Ham ivuga iti
tuzamuha ekipe izatwishyura menshi kuko twebwe nta ekipe rimwe dufitanye nayo bufatanye ku buryo tuvuga ngo niyo tugomba guha umukinnyi oya iyishyuye menshi niyo tuzaha Matheus Fernandes. Tottenham Hotspur kwinjira muri deal kuza muri deal nayo ewana bikaba ibintu bigiye gukora mu nkokora cyangwa se ibintu bigomba kuba byatuma iyi transfer ya Matheus Fernandes itinda muri ekipe ya Man U nkuko Fabrizio Romano bitubwira ati ewana ahangaho hagomba guhita hazamo akantu ko gutegereza cyane kuri transfer ya Matheus Fernandes. Gusa at the end ewana bakakubwira ko ekipe ya Man U ari ifite amahirwe yo kuba yamubona uyu munya Portugal. Ubwo rero gatomva ko ina yari inkuru yo kugarukaho ina affaire yo gukomeza kugenda tuganiraho turebera hamwe ibihinduka kuri transfer ya Matheus Fernandes. Hanyuma ni byinshi bizamuka kujyana n'abakinnyi batandukanye bavuga muri equipe ya Man U nkaya mw'icyamakuru BD cyara mu gihugu cy'Ubudage kirakubwira kiti Manchester United are preparing £35 million bid for Borussia Dortmund defender Waldemar Anton. Michael Carrick has reportedly approved the move, with the German international viewed as a key option to strengthen United's backline after injury-hit campaigns for Lisandro Martinez and Matheus Delite. Anton is capable of playing at both centre-back and right-back, while Dortmund are also facing endless in midfielder Felix Mesha from the Red Devils. Ekipe ya Man U uretse abakinnyi turi kugarukaho no gutekereza ku bandi bakinnyi babiri ba ekipe ya Borussia Dortmund haba defender Waldemar Anton ndetse na Felix Nemsha ukomeje kwitwara neza cyane mu gikombe cy'isi. Umwe mu bakinnyi rwose bari gushininga cyane abantu ubwo bikanajyana n'abakinnyi basohoka Manuel Ugarte nta kirahinduka uyu n'umukinnyi ekipe de Red Devils ivuga iti ayo twamutanzeho nubwo twabona make kuri yo ariko akigenda wita Manuel Ugarte. Hanyuma ubwo kamenya ko deal zarimo zizamuka nyinshi ibindi nabyo biruze kugenda byandikwa n'ibinyamakuru urabikurikira hano kuri LC Sport umenye what is going on muri ekipe yawe ukunda. Hanyuma tuze tuninjirana neza cyane muri transfers roundup ewana noneho twinjirane mu binyamakuru byose byo biri kwandika akantu ku kandi deal zose ziba zigezweho tuzikugezeho hano kuri Elite Sports. Nizere ko umeze fresh sana akantu kose ugakurikira neza cyane.